bivuze nge rero sinabashaga gusohoka mu nzu impamvu bivuze gutyo nkeka ko ubwa mbere umupasiteri waje nibwo nabashije gusohoka mu nzu kandi nabwo banteruye bugira kabiri gute agataha kuko no umumama no umubyeyi rwose hanyuma birangije ku cyumweru pa week tukamuhereza 30,30 noneho rero 30,000 cyangwa se 10,000 ngewe sinabashije gusohoka mu nzu bugira kabiri nge sinabashije gusohoka mu nzu nari ndyamye mu nzu cyane ko wenda ntago byashobotse ko twe tubibana nta nubwo twari tuzi uburyo yajemo nta nubwo twari tuzi niba ari twebwe turi ubuyamuye kuza nyine nagiye kwiyogoshesha sanze hari igitoki kingana gutya Imana guhereza umugisha cyane icyo gihe nari nagiye kwiyogoshesha ntago nari mari iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oye sireka nongera ngwikaze wadukurikiranye kuri Manzi Innocent film uri kumwe na Nyashye Rwanda Rwanya Rwanda kazamura igisho bya Rwanda basanga mitondo saa 7 y'igoroba saa 8 cyangwa sambi muri wicara kuri Manzi Innocent film wirebere byinshi byiza tuba twaguteguriye uyu mwaka tutangiranye imbaraga nyinshi kandi dufite mu byinshi tugomba gukora mu gihe gito yagusaba gukora subscribe kugira ngo tubana natwe ndetse nawe wayikoze ndakwinginga gusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigire kure cyane hashoboka kandi njya mbasaba cyane kujya munyandikira muri comment kugira ngo ndebe idea zanyu cyangwa se ibitekerezo byanyu menye nahindura ndetse n'ibyo nakongera umunsi wa none murabona ko ndi kumwe na Manzi nyuma y'ibibazo byose ari gucamo mpamya neza ko n'ubu ngubu akibirimo bitari byaragira ariko nifuje kuganira nawe kugira ngo mubaze ku bintu nabonye nkumva nkeneye ko kubimenya cyangwa se nkeneye kubigiraho amakuru reka muhereze ikaze atangira abasubiza umusaza urakoze cyane kandi Imana iguhereza umugisha kwagurire mu byo ukora cyane kuko ibintu ukora cyane yaba twebwe ubikorera cyangwa se abakubona uko biri kose tubona ko ari by'agaciro cyangwa se ari ibintu byiza cyane Imana iguhereza umugisha hanyuma nsabiye umugisha n'abadukurikira batureba badahwema gukurikira ibyo uba wabahaye cyane abadukunda muri makeyi bakatureba bakadukunda bakanadushyigikira bakanadufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi abandi basabiye umugisha kandi Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha rwose ibagirire neza ijye bakubirana karindwi ikindi sabiye umugisha abanyamasengesho abadahwema kudusengera kudusabira impuhwe z'Imana ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye abo nabo mbasabiye umugisha Imana ibahereza umugisha cyane so rero ubwo byagoranye kugira ngo geranga ariko shima Imana itumye uhagera ntabwo byari byoroshye ntabwo nabonye umwanya wo kuza mu rugo wenda ngo tuganire mu rugo hari umuntu yakwibaza se akarwaye kuki watumye aza ahangaha ntabwo nabonye umwanya wo kujya mu rugo ndavuga ati rero reka niyeranje nshaka uburyo ngeraho tuganirira ahangaha bitewe n'impamvu zindi cyangwa se bitewe n'ibindi nari ndimo ariko Imana ishimwe kuba wahageze kandi nawe ndagushimiye cyane kuba witabiriye ubutumire bwanjye cyangwa se wanyumviye Imana y'ubwero umugisha ni kimwe no mu bintu ngukundira kiyo ngutabaje cyangwa se iyo mwitabaje cyangwa se nyine ko ari ibyo nganiriza cyangwa se hari ibyo bwira abakunzi bacu gusa nta kabuza yego uyu munsi rero ndagira ngo mubaze kuri mu rugo bimeze bite ese madame ameze ate umwana ameze ate wowe ubwawe uburwayi bwawe bugeze hehe ibyo ngibyo
urakoze cyane wenda mu nshamake yabyo n'ibintu birebire ariko ugiye kubivuga bwakwira bugake. Mu nshamake yabyo tumeze neza kubera ko tubasha kuvuga cyane cyane tukavuga Imana. Mu bihe byashize cyane nyuma gato yaho madamu yahuriye n'ikibazo cy'uburwayi ntiyabashaga kuvuga, hanyuma haza n'umupasiteri gusenga ntiyavuga, haza n'umupasiterine niko nabyita we gusenga, we asa siyigeze avuga ahubwo ibyari bimurimo nibyo byavuze, niko nabibonye, byari bimurimo nibyo byavuze. Nge rero sinabashaga gusohoka mu nzu. Impamvu mbivuze gutyo nkeka ko ubwa mbere umupasiteri waje nibwo nabashije gusohoka mu nzu kandi nabwo banteruye. Bugira kabiri ngewe sinabashije gusohoka mu nzu. Bugira kabiri nge sinabashije gusohoka mu nzu, nari ndyamye mu nzu, cyane ko wenda ubu ngubu aribwo ndi kubasha wenda kuva mu nzu habyuka misonga ntago ikindimo cyane, habasha kujya kwiyogoshesha ku muhanda, habasha no gucumbagira nkagira utundi tuntu nkora duke bivuze ko hari igitangaza Imana iri gukora. Ikindi cya kabiri ni byinshi cyane kuri ubu nubwo twebwe tutarakira, nubwo ibyari bimurimo byabashije kuvuga bikavuga, ntago bivuze ko yakize. N'ubu ngo baracyaryamye ari mu rugo, nubwo ari kubasha kugira gutya akavugaho utuntu duke dushoboka ijwi ritavamo, ariko ari kubasha kuvuga uko biri kose. Icyo ahaba barayahakubwira n'icyo arwaye ashobora kukikubwira kuri ubu ngo, ariko mbereho rwose byari bikomeye. Ubu rero nabwo birasaba andi masengesho, nanone amasengesho menshi cyane agiye akomeye kugira ngo turebe ko byagenda neza. Gusa ngeweho uburwayi bwanjye bwo buri kugenda kuri ubu ngubu ukuguru ikirenge kuko hari igufwa ritameze neza ryo bararigoroye, nicyo igisima kiba kimaze. Rero bampaye randevu ya nyuma y'ejo yuko nzagenda igisima bakagikuraho bagapfuka igisebe, bakoza igisebe neza cyo bakagipfuka, hanyuma nkabona nkambara inkweto, kuko ntago wakwambara inkweto ufite igisima ntago uzabona aho zijya. Noneho rero bivuze ko igisima cyo igufwa ryo ryarakize, igufwa ryarakize, ni igufwa ryari ryatanye barariringaniza, maze kuriringaniza riraringanira, mbigenderaho riraringanira, ariko igisebe cyo kiracyari umufunzo, ntago cyari cyakira. Rero niyo mpamvu mubwiye ngo birasaba imbaraga z'amasengesho cyane. Wenda ninsubirayo bakamfuka neza, bakoza bakamfuka, kugenda bizaba byoroshye, ntago bizaba bigikomeye cyane, ariko ntibivuze ko cyakize. mu minsi ishize naje mu rugo naravuze ati nyuma ya wa mukozi w'Imana naraje namugomba kuza nkareba mu rugo ibintu bimeze. Icyo gihe naraje ngira ngo n'ubutumwa nazanye wenda wabusanze mu rugo. Yego rwose niwe ngo bawuzanye, nari nagiye kwiyogoshesha sanze hari igitoki kingana gutya. Imana iguhereze umugisha cyane. Icyo gihe nari nagiye kwiyogoshesha, ntago nari nasodotse ndagenda nje, rero nsanga nuko nguko bimeze. Imana iguhereze umugisha rwose. Naraje masanga undi muntu nabanje no kumubona, ndavuga ati se Mana yanjye kwa Innocent barimutse. Yego ubwo waburangije, ariko sinzi ukuntu narebye hano mbona Innocent araryamye. Mbona Innocent araryamye, mbona na Jarike mu rugo. Ndavuga ati wenda gasitima gasubira impembero, uko byagenda kose baracyahari. Umuntu ndamubaza se bimeze biti, ati jewe ni umuntu waje anga muri ubu buryo butandukanye, ngira ngo arakuganirije, ariko nkeneye ngo utwihere kuri kwa. Urakoze cyane. Narabyumvishe nyine gutyo na Innocent abisobanura gake, uburyo yajemo urakoze. Nkeka yarakuganirije, nuwaje nubaracyahari
amazemo iminsi hano, yaje mu rwego natwe twagiye tubona umuntu aje mu rugo azanye na muramukazi wanjye, noneho muramukazi wanjye arahamusiga, noneho bavugana ko azagira gute, azajya dufasha imirimo, akakoza uyu mwana akamujyana ku ishuri, akajya no kumugarura nimugoroba akagira gute, agataha, kuko ni umumama, ni umubyeyi rwose. Hanyuma birangije ku cyumweru pa wiki tukamuhereza 30,30. Noneho rero 30,000 cyangwa se 40,000 hagati aho ngaho. Rero twebwe ntago byashobotse ko twe tubibana, nta nubwo twari tuzi uburyo yajemo, nta nubwo twari tuzi niba ari twebwe turi ubuyamuye, ahubwo yoherejwe n'umuntu wibereye mu gihugu cy'Amerika. Urebe ukuntu ibintu byose Imana ikora ibitangaza. Umuntu uri mu gihugu cy'Amerika ngo yavuganye na muramukazi wanjye, bamaze kuvugana aramubwira ati nashaka umuntu, niba watabonetse nashaka umuntu amuzane, namara kumuzana ajya dufasha imirimo yo mu rugo. Noneho ubwo pa wiki bavugana, ubwo nuko byarangiye, ni nawe ubwo uri kumwihera ibiceri. Imana iyigutindije iragutegera, niko bimeze. Imana ikora ibitangaza, kizima nuko wowe ugendera ku murongo Imana igushaka mo, ibindi byose Imana irabikora. Namuhereza urumva hagati aho impamvu nkubwiye ko Imana ikora imirimo n'ibitangaza kandi igutindije igutegera. Buriya vuba aha ntabwo ari kera cyane, hashize nk'iminsi mike batubwiye ko bagomba kuduha transfer yo kujya hanze mu Buhinde. Ngo nabikubwiyeho munsi twakoranaga ikiganiro na muramukazi wanjye. Noneho nakunze no kubivugaho akenshi na kenshi. Noneho nasubiye kwa muganga, baravuga bati transfer ntikwiye. Ngo transfer ntago ikwiye, ahubwo igikwiye nuko buri cyumweru muzaza muri mwe tukoza mu gisebe bakagikeza. Urumva ko Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Nyakunda kubibabwira, hari indi channel njyaho yitwa Noah 250, bajye kujyaho banakorera na subscribe Noah 250. Nyakunda kubabwira ngo ikintu kibaho kubw'impamvu, kandi uriho umuntu nawe abaho kubw'impamvu. Nitukajye twiganyira, nitukajye tuvuga ko ibintu bidashoboka. Uko biri hose Imana yo yagushyizeho izi, uko wagiyeho izi nuko uzavaho. Urigumva, niba uzavaho mu buryo bwa accident nta kizabikuraho, niba uzavaho mu buryo bwo kurwara igisebe nk'iki. Ikindi cya kabiri, nanjye ndabasha kuva mu buriri ijyana kuri toilette, ndabasha kujya kwikarabya kandi imbere bitabagaho. Rero ibyo byose ni ukubishimira Imana. Nsoze mbabwira ngo kuri Noah 250, kuri Noah 25 nta kiganiro kizajya gicaho kiri behind y'ijambo ry'Imana no kubohora imitima y'abantu bagiye batandukanye, harimo nge, harimo wowe, harimo n'abadukurikiye. Twese ni ibyacu, turi kumwe kwandira kuri. Imana ibahereze umugisha. Hari ubuzima wabayemo, hari ubwo nabayemo, hari n'ubwo ndimo, hari n'ubwo urimo. Ibyo byose ni ubuhamya bwacu hazaza. Ina wa future nibyo tuzavuga. Yari Imana ibahereze umugisha. Mujye kuri Noah 250 gukoresha subscribe, hanyuma
ibindi Imana igikore tureke Imana yitwa Imana cyane Imana ni Imana. So rero ibyo nimba ngomba kukubaza nibyo wagombaga kubwira abantu nibyo ngibyo. Ndabona bukeye reka dusoze, ndahise neza ko tuzaganira umunsi ku munsi. Imana ikumera umugisha wowe udahwema kudukurikirana, kandi mujye no kuri Nowa 250 mukore subscribe, musharing ibiganiro byaho, ibintu bishoboka kugenda neza cyane. Nimpumbira bikomeye urabuduteye. Imana ikomeze ikuboze kandi gufashe mu byo ukora mu byose, ikurwaze kurwariza n'abawe. Bye bye, turabakunda.